cyangwa umugabo wiyirukaniye umugore we uwo ndamutsindiye. Bota karame karamirizwa imihini kagwe mu kuzimu. ntabwo nari nababonye. Kabonera ubu muratega gatega umusaza agiye kwirinda. Umugore yaranyanze pe neza pe ndanze mbaye iciro ry'imigani mbaye nyiramiriwe nyiri umutongo mu myaka 30 wafashe telefone ko ari kubona. hanyuma uruguru rwa rugenda rucira urukonda ubu mama yaguhaye inzara nyina yamusigiye wagicuta ubu tukabandi bapapa bafata abana babo ku ngufu babyibura wafashe ku ngufu kamera bafatwa ndiri wama ubu ngubu muranze mu ngizi ndushyi ku manywa y'ihangu izuba riva ariko nk'iki gicucu dore kiba cyahereye kibwejagura ubundi kiba kibwejagura ku kintu ubundi washakana n'inzangere y'inzanga ngo ni nzaba ndora mu mukarabazima niyo mpamvu mwabyaye indindagiza inkange nyine waragiye kurindagira ntupfe ntukire muragakubwe n'umuruhu urumva no muzira siyama yazisa y'abakobwa b'ubu ngubu nisanga ari amabyara ko gadahita mbakura niburani rwa maciri ariko ubundi nkuru rwo ntazi ubundi wagiye ukora ibyo ukarangegera ugahinga kuba waje guhinga ubundi buri mu bicu wangegeraho injyogera nisa n'ubutuna bubi mu maso kuko wakiraya we indaya n'abandora ugiye ubu ni macibiri ndahita nkukuramo amabwene gakurwamo nyababyeyi kope cyangwa amabe umeze uteze kubyo nafata isuku hinga amahero umara bukunda n'ibyo kwaninga kivuga ngo wankoko kazi we nijwi ry'umusore nyamara ugiye kuzakira wangegera umwana afata telefone se yabanza akareka iterambere sorry kabisa sorry mumbabare ndibeshye narizi ko mpagaye madamu w'iwanjye katarika ikibuno ku giti wanyu mutukana we wawe murese nawe menya ashobora kubabara nabi nka mama umbabarire nibeshye nimero rwose ubwo nibeshye yanzengere y'indindagizira ko numva sunatukana we cyane ubwo buratukana cyane bikomeye ubwo numvaga nimero mabagaye ari y'umudamu kubera ko amazi igihe yarahukanye kunagira ngo twiganirire ibyacu none ibyo nibeshye nimero sorry kabisa mbese ndi umusekirite ndamurinda rero uwo mu madamu uvuze ntabwo ari we rero noneho turebe umva cya gicucura nanjye se ko ahandi meze nk'uhagaze ku kaharamagara urasaba imbabazi zica ahubwo reka twivuganire tubituremwo nyine bihurire imajero madamu wawe yarahukanye amaze igihe yarahukanye rwose ubwo umugore mpamagaye se yuwe oya nta kibazo niba madamu yarahukanye wasanga yarananiranye nk'iki kigoryi ngo ni cya mama yumvira ni ukuri kw'Imana ahubwo wowe numvisha uri umwana mwiza utuka umugore wawe ukamuzunguza kurinda ubwo afashe umwanzuro wo kwigira iwabo uri igikenya menye uri igisebe oya ntagire akora ubanza n'umutwe ahari kandi nari mfite ubukwe muri 2 si wanyiberera amarene ufite ubukwe ndimo ndateganya ko nshobora kuzagira ubukwe mu mwaka w'ibihumbi 2 wambera amarene mu bihumbi 2 kandi 2 byararangiye wa mukobwa uri umukobwa uri umugore uri umusatsi mu bihumbi 2 twarabirenze ntabwo tukiri mu 2 wa mukobwa ibyo ngibyo ntabwo njya mbigaruka kubera ibyarwa n'inzogere nanjye nyine nahindutse ikintu cy'igiparaporo cy'igipampara kidatekereza neza none se ufite imyaka ingahe
imyaka ye wiyibaza ahubwo agatelefone kanjye karenda kuzima kubera ducaginga ahantu kure twebwe nta muriro dufite wambwiye amazina yawe naho utuye rimwe nkazaza kugutumira ngiye gukora ubu amazina yanjye ukazaza kuntumira utanazi se yego wana kwikundiye wabaye umwana uganira neza uzambera amarene urakana n'ibi bisinzi by'ibigoryi byambyara nta mugabo w'amarene wakigoryiwe n'ubwo ngututse nakuze nubwo warumutse ngo mbi ikigoryi nyine ikigoryi n'isoni ko mbayeho abagabo bapara nk'abagabo b'amarene none se ko yitwa Bosco Kazungu yitwa Osika yanda kwitiranwa na cya gicucu cyabyaye runo ruzebo uyu si wahise utuma nkumvura cyamuzehe iyo nza kukibona nkareba ukuntu ari ikinazi nyine iyo urebye iki gicucu cyagikomotseho uba ubona nacyo ubwacyo kituzuye ubwo ntacyo reka tubisara zangahe icyo nashakaga nakigezeho takamusenzi amarira arashize arahaze mwamabyinwa nimugome mu butindi bwanyu muzabaze nimukujya ikicucu noneho kigiye mwakagira imana dore cya gikobwa cyawe kirasaze reka mureka agenda n'umugore we yarahukanye ndafakiwe mupaka naruzi n'imbirimbiri uyu munsi agaho karahura n'umunyutsi ndabarahiye ubu buneke n'ubugati yari yaguze ndamusohoramo mushyira uriya mugabo byibura arahita abona ko ndi urwa mbere ariko muramfata mukanjyana mu misiri uyu muneke bwonyine sagura ijana arahita nyemera ntabwo ibi ngibi n'iyi myenda bari baguriye uriya mushiki wa data ngo azayambara ku mugabo nanjye ngiye kwambara nayo nanjye ngiye kwambara nayo ibi bintu byafata biguma nanjye ntabwo umugabo wiyirukaniye umugore we uwo ndamutsindeye karame karamirizwa imihini kagwe mu kuzimu ntabwo nari nababonye kabonera ubu muratega gatega umusazi agiye kwirinda uragenda wubitse uruhanga nk'uwubitse icyobo mu musarani ni ukuri ntabwo nari nababonye pe munyihanganire njyana kwa Bosiko Bosiko si ubona ntabwo mpazi ntwari ririya muri za Kabuga ntabwo mpamenyereye ni kwa Bosiko mu Kibutura nuko yambwiye yamamagaye ubu se ko hari umuntu nigeze kujyanayo nkabanza uruhande rwayo nuremera ko nituhagera turabaza ntabwo mpazi neza ibyo kuba utahazi waba utahazi icyo mfa nuko unjyana ukangeza kwa Bosiko mu Kibutura ugenda ubaza paka wangejeje ngaho icaraho tugenda ariko ubwo ndabaza ningera hafi yaho yanga Imana ikunda abasazi avuga ko umugore wanjye ubu ngubu azaza ryari kwera Bosco ko wivugisha bitewe mwana Wilson samani amakuru ngo meze bite ntabwo uzi ibyambayeho iki se kandi muri iyi minsi ntabwo uzi ko madamu yagiye umugore se aracyari iwabo yampaye nkaracyariyo rwose kumva ari danje pe ntabwo binyoroheye kabisa amahamagara akankupa sinzi banza tuzanagaruka ahari
nasukari cy'abagabo nyine baberaho nabuzwa n'iki kuguherekeza yagomba kumera sinza akantu twapfuye kamara amasa rwose katoto arangije bikubita rigende ntanamukubise ariko uze kumfasha kabisa umfashe rwose rero ko wamerekeje hanyuma tukajya kumureba sawa no reka nje kwitegura itenza oya itegura sawa ahantu rero nabajije kwa Bosiko bambwiye ko ari aha ngaha turahageze ndahakugirije ngaho ururuka uvuye kuri moto nanjye nkomeza akazi ugende wingire hariya byo nibyo nashakaga ubundi kare kose nasoni ubu ntinza mu nzira ku mafaranga rero ngende amaki ku mafaranga nagutwariye ngende dore ndahakugirije ibimotari by'ubu niba bigira mu mutwe ayo mafaranga ugende nahakugejeje ntayo nguhaye rero va muri ayo dore muri kano kamvirope harimo uburindazi bubiri n'umuneke shyira uwo nguwo bose mbese ko nakuzanye umbwira ko ugiye kwa Bosiko tukavugana amafaranga ibyo byamandazi ko ari we birebagiye mpa amafaranga nigendere reka komeza wirindagirire abantu kwishyura icyo wari ubonye uwo twari ubwo wari wambonyemo amafaranga simana kuko umuntu wa mbere ntwaye mu gitondo ubu koko ucunga neza n'abamutaye umwaka ahubwo ubuse koko umugenzi wa mbere ntwaye mu gitondo amafaranga arayanyimye ubu niba nararongoye umusazi niba nararongoye nyirahuku Mukamusana azakora ubukwe baragenda bamugurira amama yasa n'amumyo y'inkoko nta soni ubu nanjye ngiye kuba mushya hari n'imbariro afite n'ikibatura kandi na buriya bugoyi bw'iwacu yasakaje ubwatsi nta soni jya ugirayo ubu mbaye mushya nabona nambaye utu tuntu dushashakirana arahita azana amabengeza hatagira umuntu mbona ubusa byose ndabituramwo rakaraka yicagurire ubu rero arazina yari guhita akubitamo bya bibuno bye ubundi akarembuza abagabo nanjye ngiye kurembuza kiriya kiburaho byatumye umugore wasembera ariko ibyo ntuzabinzanaho tuzawubanamo arahita yishima ibi bintu birajyanye nabona nibyo bino bikweto data ajya ajyana kwibisha arahita ahurira ingofero ubundi byo gukwa azabyihorera azabireke impamvu amuzaniye reka nyipfunyike ndakagiranye n'abaye n'umugore wa wundi bageramo ibitoki wayo umuntu ni umukire afite n'akana ni umukire ukuntu twaka tujya kuvoma mu gishanga sinzongera kujya njya kuvoma hari ahahambirwa ngo ni mu kabande n'ikimenyimenyi afite ibuye ryajeho urubobe nzajya nikubisha imyate aha ngaha uko byagenda kose ni kwa Bosiko Bosiko avagagera iyo atabaye imbwa mu mugabo uyu nguyu yabaye utaza kugira ngo ndikuguhe niwe nahamagaye umva cyagisore ni njyewe ntubaze niwe nahamagaye utanunga intoki imbere nuko gusa mba mpanyetswe
uvugije ukuri rero niwe nahamagaye nese uri kuba nari ndarundi mwari mufitanye gahunda ko nahamagaye umusazi wamamagaye ndimo ndihingira namenyereye guhingana na biriya bisaza by'ibigoryi rero hagarara ubone wagicucuye cy'igisazi ntabwo nakubwiye ko nibeshye nimero ya telefone ntabwo nahamagaye utari nahamagaraga umugore wanjye wawukanye ntabwo ariwe nahamagaye wibeshye rero uraje ubibona urebe ingaruka zo guhamagara utabanje kureba uwo nawe sije kwenda iki mubije kwenda iki ahubwo mbwira uti karibu imboga zizanye ndata ni umukira sinzi ahantu yararuje ibiceri none agiye gushinga uruganda rw'ubugoro uje kwenga se turimo turanga nyine cya data cyagiye kwa kazungu nyine kuri batike atagenda hananuza iyi mineke ahita hananuza ubu budiya ndangije umamagaye mitumu urwuho niko kukugwa gitumo nzanye iyi mineke n'amagazi ibi ngibi bijyanye hese ndaje ngurutse narese ngiye uranzi uko nitwa ntabwo uri rwa bose sikari cyo nahamagaye we gahamagarwe mu bakubita narese ibi ngibi bijyanye hese ntahebye we ntabwo bijyanye hese ibi bijyanye ibi ntabwo mushaka ahangaha akuzi ko uyu muneke data akimara kuwugura yawusubuye none nkuzaniye umuneke usubutse byagasubuye igihugu akigukubita kandi ngewe uri ndazi n'ubundi nzanira bakunyeho byagenze yawe kabona umugore wawe yigende ubundi we ntabwo uri umuntu muzima wo kubana n'umuntu ingegera gusa fata uyu muneke uvunishe n'irindi ndazi maze se mbirye ngewe ubirye isi wese nabizaniye cyangwa narihaye wa musazi uzi ko umusazi uri umusazi njye nawe uri umusazi niyo mpamvu uri umukire ukingisha n'abakuzungu biriya bintu nyine twebwe bikingisha umugabo bigasiba undi ariko noneho satani n'abadayimoni neza banteye baje hano iwanjye ubwo rero tuza turubaneho nawe ugenda uragenda ntabwo ugenda ntaho njya ese umugore nazaho gusanga aho biragenda gute uradutunga turi babiri ase uri ikicucu ito uramukiri iwanjye do harihinze ase ubu ngubu mumvanamo iki muntu inyama iki uramukiri iwanjye navuze ngo ugenda do wowe se wahabonye ni iki uragenda cyangwa ntabwo ugenda yakajyahise baretse bose bose ko basobaza bakagera namu bose ko muzima nigeze mbona na data yarambyaye kubera ko yitwa bose ko yarabizize kazira uko wavuye